ikinamico. Abumva Radio Rwanda mwiriweho. Ni umwanya w'ikinamico. Uyu mugoroba radio yanyu yabateguriye umukino witwa Ugira umugira inama abagira imana, wanditswe na Mathias Ruzindana. Ngo inshuti ziba nyinshi, ariko hariyo bavuga ngo iraguma. Ese mama, iyawe yo aho ntiyaba ari yayindi mwasangiye agacupa? Ngaho nimwiyumvire. Kose Maria, kusika byeri ngo zikonje, ariko uko ntashye nkazima zishyushye. Ifurika irwaye ngo nsavuge bayikore. Ariko icupa n'umutima bizawe sinzi kiri mu kindi. Ariko wa mugore umeze ute? Kusiga byeri imwe mu gitondo, turihasanga yuko ubutse mu kabari. Unyurira akabari kuki? Ukeka se ko nyinywa nkagura indi? Byakunanira se? Kandi faranga umparita natosha. Hoshi, ufite uko yakoresha. Sinaretse byeraho ndekeye ukiha akabari woshyuha Imana. Yewe. Zirema kwinshi n'umwana w'umunyarwanda. Wowe yakuremye irwaye cyangwa ishonje. Ubwo ivyo mubwiye bifite isano na byeri konje numva nshaka. Uzi kuvuga menshi nka y'inyombya? Ariko kuki dupfa icupa rikonje? Izo mu kabari ntiziguhaza. Ubu hari se? Ibyaho bizute se? Ukaza ukarya ukaryama, amahoro ntiyahinda kurusha indege. Harya ngo nuko ntize kwiga gusoma nk'ibyo zawe nsavye Imana ngo ibindinde rwose. Abagore muzi ikintu twita ubwenge. Ndabizi niko muhora muvuga. Saho mutwike imisatsi ntimuyaza ubwonko. Kuko nzajya ngusinde. Ubwo urasubiza ibibazo nkubajije cyangwa uravuga ibitarukiye mu kanwa ryose? Datanga abagabo mwize gusoma no kwandika. Mugasoma byeri mukandika 8. Ndakwiyamye wa mugore we. Woshe wa mukonta urengya numva wandika 8 agatwara rimwe. Numva ngo uragoronome. Impuguke mu by'ubuhinzi. Ibyo se bije bite? Kumbona inzara iteye ituruka iwawe. Iwe ntikorera abandi. Ntawe udakora amakosa. Ariko Imana yaramye umugore ndayigaki. Uzayirushe rero. Emwe mu bwenge muha amagambo yababarakarira. Byakomera kemera urwaje. Agatera hejuru kandi ari hasi. Yewe. Muri Bibiliya batimanire mu mugabe banagwa neza. Itereka muha umugore amugori. Yewe. Ariko mwese rumbyara. Iyo Bibiliya ivuga ni yihe? Hose yusomera mu kabari. Ariko mutabazo naragowe. Kuko Maria, ubasha usarike. Nzajya nirirwa mpagaze hanze. Maze nigeri wanje ho kuruhuka. Utangira nyigiro kinyarwanda. Ubwo se ubuca imigani ninde? Nzajya nirwa nshya amaso, nshunga inkono n'urubyaro, aho waje ngo uvuge neza, uzumbwira ngo ndimye nabi. Twareraho ye. Uzi ko mwatugize nk'ivide bamara mu byeri bakayibika? Uzi ko areba amabono yawe n'imyenda ihindura buri munsi, yasanga umerewe nabi. Yewe, hari benshi bifuza kumererwa nabi nkuko kwawe. Use muri abaturanyi bacu, nta bagabo bataha ngo basuhuza abagore babo. Ubu hari ijinguri. Udakingura se? Ndetse no kunsuhuza nabyo si ngombwa. Werewe shenge. Si ibyo ye. Uretse ko babigerage mbashima. Abandi bagira baboye. Hari undi muboyi wa hano atari jye? Ubu ko mvuze ko ukwiye kuza ukarya ukaryama, aho mvuze nabi nihe ngo nkosore. Cyakora nzagerageza ngo umuyaya. Ndetse ngize Imana nawe no w'igicucu. Kubera iki? Ukava mu gitondo uvuga atakumva kugeza saa 9 ujya kuryama. Kuko amagambo ugira ari menshi. Yewe naradegeraje gafunga. Aha, harya ngo icyo dupfa n'ibyeri. Cyangwa umeze nka wa mwana ushaka kurira kabura impamvu. Kunumva se ko batutira batongana batura ukubiri, abatongana baturanye bigenda bite? Ibyo se birakomeye. Umwe asigira undi tongo. Dore kungurira utumuturanye mubi. Nangwa naryo utewe nturikeka. Yewe, ndabona usigaye wiyenza. Cyakora inama ungiriye si inyanzi. Na mbere ururimi amatwi niyo arukoresha. Uzajya uza nuvuga ncicike. Amahoro niho azahinda. Ariko gira amazinda nk'umudozi w'inkweto. Uzi ko icyo dupfa ibyeri? Nzaza nsange ishyushye nasize ikonje. Maze ninkubaza umuntu ufunge. None se ko ari cyo ushaka? Ibyo byakwiza urahazi? No mu nzozi ujye bitinya. Uze kubwira umuntu atunuye amaso akureba nk'igishushanyo. Ukageza kuri 6 tumbamye imbere yawe. Yewe, niyo waba utagira imbaraga wazitira da. Ego wavuze ko mvuga nk'inyombya.
yakora nawe iyo wasomye uvuga menshi. Utantuka se wa mugore we. Sinzi icyo ushakaho. Ihangane upfe kunywa ishyushye. Ibiryo ku meza bye gukonja cyane. Ukuntu tuvuga menshi yaba twavugaga meza mu ruhengeri hose waba tuzi. Amagambo menshi amena amatwi. Nk'imyaka iteye nabi karya ifumbire nyinshi. Nyamara ikanga yose gakura nabi. Kurya agoronome. Muri make meza rero. Ndashaka kumenya umwera byeri zanjye. Uretse rimwe na rimwe nk'iyo umushyitsi yaje, hari ubwo ugeraho ukabura byeri. Ndavuga byeri kunje. Nyagasani we. Suba abaturanyi hagize utwumva koko. Reka njye ndyame ndabona bwishe. Uravuga kandi ngo nasinze. Cyakwa ejo nudashaka ndumbwira. Akazabera hasi inkazi. Kubeshya ni nko gutanga. Inzoga umuvumvyi si yuho watumiye. N'ikinyomo beshye mbwa se cyubeshya shebuji yaje. Sha. Waramutse Maria. Waramutse nawe Kara. Maria, usanzwe uzi icy'ingenzi? Gira vuba ngende. Karangwa kumpemukira cyane. Bimeze Ejo byeri none ijana ejo byeri. Gusa ko nanjye umugabo ngora. Ibyo se birandura. Akayampa yangira ndetse rimwe na rimwe nkajyana ibirayi yahaye abana. Gahendwa ngo mbone ifaranga. Je nta mugore ngira ungoro uretse ndayanjye. Yewe urahirwa. Ijana ryanjye urimenya neza gusa. Uri kure mu yandi ishyura uko aryo. Ejo tari urukabura n'icyo utunze. Ubwo nzabikora kugeza ryari? Ndabizi se. Karangwa rwose uri mubi cyane. Ubwiza se buraribwa. Umunsi niwe ugiye kwabyaye. Ugashaka kumuca twagukwena. Ukamujyana kwa nyirakuru muri nkuri. Mutabaza kazi n'aragoronome. Akakurongora atabikeka azi kuri isuyo muri nkumba. Umunsi nakibugizo nkuru zose. Wanzakurekera ijana ryawe. Aho bundi. Gusa ubwiye umugabo wanjye kakwita umusazi w'ubu uvuga ibyo abonye byose. Ntiyagutera ibyatsi ugaseba cyane. Ubwenge bwarekeye ntiyo bwumbwe. Gendi wowe nazirikana bamugani ngo ahujishe igisabo wateriwe. Havutaba nka wundi ureba igitsuri kimatse se. Aho uri muzima ariko. Rega aho umwana ari ndahazi. Bigenze nabi twajyayo. Tukabaza ujyanye ku wanyu ko ntandagize wamuhaye. Ngo yaragire bucucu umugabo batayica iryera. Dore ngaho ufata ijana ugende. Impano. Iminwa y'ububeshyi ihora ishyugumbwa. Wemenya ry'urugo rwundi. Cyakora njye muri jana litagitosha. Yo. Nyuma saa sita ndi bunyaruke turi uko waryongera. Cyangwa se ujyumpa n'ibindi. Yewe ndumiwe. Ni wanga kandi mivuge. Utaha usubira iwanyu mu Kinyarwanda. Isoke gukobore. Ubora ko bigenze. Ayo mabono yaburuwe nk'abandi. Yewe rekeraho kararekeraho rwose. Nibiti n'amagazatonda. Uzumva ko imbwa atari Karangwa. Saa 9 iragira naje. Kandi ubwo nabyo rero kumponga. Duseke tubage bishyire kera. Ibyo. Ndumva ntacyo mfite kuvugana nawe. Numperekeza ahubwo ndagiye. Ndagiye ariko ndaje ntaho ngiye. Uyu mupfakazi w'umutindo ndya amafaranga kurusha imodoka ishaje. N'ibyo bindi nshakaho. Azansenyera bidatinze. Bikamushakira ikimuhumanya. Ejo abana bataburara umugabo kansenda nk'abarubebe. Nkajya kwangara nk'umwe njya numva. Ariko se kwica umuntu usa nawe. Uzi neza ko afite ubwenge nawe witwa ngo ufite ubundi. Aha. Yewe ntaho mvuye ntaho ngiye. Baye nka yafa amavuta twika igahubuka mu nkono bwangu no mu muriro rwagati ngo ba. Yewe. Reka nshaka ibyo nteka. Iki kibazo ndagumya nkige. Muraho batwari. Yego uraho neza. Mukomere. Murakomera. Mwageze ino. Ni byiza. Wahakoze wazindutse da. Kagace nta radio mujya mwumva. Turayumvaga da. Murayumva. Turayumvaga. Ko nta miringoti mboni no hose. Aha, rega tubura bitwereka abatware. Unagiri wanyu yagiye he? Sitariya tere busakumu n'ibindi byatsi bifata amazi. Nta na kimwe mboni naha.
reka da tumubone he tumubone ryari kumba ndoga ngango yego amasaka yanyu ndabona kura neza twabonye akavura se noneho n'ibirayi ndabona atari bibi cyane da oya ariko kandi dore ntibiri ku mirongo iboneye neza mirongo no kuvuga iki ntago babibabwiye se tubibyiwe nande kada uniteragira iwanyu usakuriye zabwo agera ino agera ino rimwe mu mwaka ubundi se basobanuye ko imirongo imara iki reka da tubwiye kubyerekeye imirongo n'ikimara ariko mwe muracyumva kandi n'amaradiyo arahari ubuse ntimujya mubyumva imirongo mu mirima neza ibirayi amasaka ibigori byose bikajya ku mirongo bandoga data ibyo bintu nditubizi ndano wigeze abitubwira ngo natwerekere uko bigenda twe twabyize tuba tubizi nukuza mutwerekera ivyo ni ngombwa muniteragira iwanyu icyo yagombye gukora tumubone he ubwo nzagaruka ubutamubwira azaba ahari namubonye he dore agerage no rimwe mu mwaka rimwe gusa ubundi akanyura ahanyaruka agana mu mirimo iri hariya hepfo hariya mu rukombe dore ko afite ubukonde bugari cyane arakomeye dana arakiza ireka agera aho ahinga n'aho haraza agera aho atanga n'aho yata akagira n'ibindi reka cyakora abantu bino muvuga menshi nko moniteragira igeze aha yabona ko mu kazi nshinzwe harimo amakosa nk'ayo yo kumenya aho ahinga n'aho yata erega tuba tuvuga ukuri oya ntukeke ko mutinya kuko moniteragira ndi hejuru ye nabizi batware murakomeye gusa ngiye numva utuntu nk'utwo amaherezo byazana amatiku kandi umuntu wo mu kigero cyanjye agomba gutanga urugero rwiza ariko sinyakubahwa agoronome ndakumva babagize ikibazo ni abanyombye cyane yewe niba kinjiye mu buhinzi uko bishaka niko ngisubiza umva navukiye mu buhinzi kandi n'amashuri yanjye si make cyane giturukiye mu mizo kibazo rwose reka ngibaze ndashaka kumenya impamvu twatera ibyatsi bifata amazi mu kibaya kigari ngiki ahantu hatagira umusozi kandi umuntu atazi epfo na ruguru dore ngo ubu iyo imvura iguye amazi areka muri utu tugenda utu tugenda duca hagati y'amayogi wowe watera ibyatsi ute rwose tubibabwira tuzi impamvu naho ibyo kubibubura ku murongo kandi ngo imirongo iboneye neza nyine uzabizana ahandi ino turabyanze mandoga data ngwiki yewe ibirayi ruhengeri yeza bikagereye Butare na Kibungo ndetse n'i Burundi bakabihaga ngo icyo wabinengaho nuko batabitera ku misitari ubuse konje ko amasaka ryana ngamenya kuyicira agakura neza imirongo twayirekeye mu mashuri yewe hakwiye undi mutegetsi mu cyaro wabigisha ko mu kinyarwanda gucyaza karima atari byo ngombwa nyamara ndakubwiye agoronome erega kukumva nakumvise ibibazo ubajije bifite ubwenge ubu utanzaza niteguye mfite n'igihe gihagije cyane dore ndabona saa 6:05 kandi utume kuri moniteragira iwanyu namubonye oya uzakora uko ushoboye utanzasanga afite raporo z'ivyerekeye kurwanya isuri igihe nzamubonera nzamubwira ariko se ahubwo urabeho mugenda amahoro ngo imirongo ibiki byose ni ukubivuga gusa ndibana bitwerekere kera tutarahingaga ku mirongo ntitwahingaga niba banadukongorera tukabura kanyago Muki wowe wabatumye ngo ahubwo nze kwizana no kujya muri vuga ngata nakubwiye mutayo wetu iyi Burundi nkwemerera ko zayifunga umuje mu kabari rwose ku buryo budafututse biteze kandi yewe mfite ibibazo wapakira amakamyo atanga umunsi wenda twite yatubye sazi tukagisonza kimwe n'abandi zaze kuri pariki tubirebe ntumva ibibazo byawe ndumva tuzabibona umuti rwose ariko namwe mukora nabi tuti izitangira kuva muyireba utereka tureke ibanzigwe hasi kubaka indaho gusakara ntabwo numva ari byo mu madosiye oya mwagiye mudushakira umuti imbere hose tutebe dutonda iperu ku biro byanyu buri munsi senzo ko mwabaye Sino waba uriseka mbabaye cyangwa gatwenge kari hejuru agahinda wimvugira ibintu cyakora cyo mu kabari dukunda igipara cyane ureje
agatwenge gaca hejuru y'agahinda. ibyo birasanzwe. Iyi si turimo duhisha byinshi, reka tubeshya ko bari bucye umutima utuje amahoro ahinda, none umutinda aseka adashonje se. aho yimukina ku mubyimba. Burya amenye ko azasaza atagira icyo arya, yakwiha umugozi kare hose. bisa na yambi wayo mu kibindi bajya bavuga rwose, komeza kugenda ariko itagira ijya mwana wa mama, kugeza ubwo inzara zahindi yirundura bugacya yumye. Mutabaza aho ngeze nanjye, ndabasabye bajya gusenga mu nsabire, byirenda kumbyarira ibyaha. Shyashyashya tugusabire amakaziye menshi. Oya si byo mvuga. Ubu se ko mpembwa rimwe mu kwezi, ahandi se bahembwa kangahe rwo? oya nyirikabara yabara yose, ibicaye bimucitse bikajya mu gatabi, mu rugo butindi bukahatura. uretse ariko byagufasha burya. Ubu se nzarusenya nsubire iwacu? oya inshuti yanjye rwose nyuma ibyo biretse wapfa. gusa icyo mbona umuntu yayinenga ni ukugura amafaranga 100 akaba ari menshi, kandi agasemburo bashyiramo akabari gake bikabije rwose. uretse imisoro yayo ngo ko wumva ikora byinshi, kawumva ngo tiyeretse tutahembwa, ubu n'amafaranga 50 nicyo giciro mbona gikwiye. Ngo kugabanya umusemburo rero, bagira ngo tujye tunywa nyinshi dutange menshi, kwe gusinda cyane kugira ngo dukore cyane. akumira rwose. Iteye isoni gusa ni ikibazo kitabi. urabizi mutaba? Ndakumva. yawe buriya ariko ruya ruganda rwaryo njye mfite ubushobozi buriya narusenya rwose. Yewe nuko utarinywa sha, usibye n'ibyo rero inyungu rwinjiza tukazihomba. Yewe sha, mbere izindi byera byira aho ngaho. Igendere. ariko se mutaba, kuko dushyize mu gaciro waratanga amagara yawe ngo ukundi ubona amagana menshi koko? uwo munita ntavuze ko muvumba ngo bamuhaye inote nyinshi zitari nkeya, agahuka imodoka yakaribase yawe nawe ukagira cyariya mirire ati yo tubonye haza gupfa n'ubundi. Ariko sibyo bihuriye. sha birahuriye. nawe twubu hari abantu baducuruza niba utabizi, biha bigatoboka umutungo ugatubuka da. Ngo abangore ntacyo bumva ariko. sha guse twese dukoze nkabo, tukareka itabaho riva hose rwose. iha byacu rwose n'ibyasagamba, ziko turi nko mu buri kirakatera agakata ku mwenda aza kugiteraho. Yewe dore ibintu uko bimeze rero, tagira ngo inzoga iratwica, itabi rikadusomba. imvugire ibintu Ariko ha kubona ipaki y'itabi koko irusha ikiro cy'ibishyimbo kugura menshi hambere ariko bikiboneka. ubuze ko ikibonera rya byeri igura nka 3 z'ibishyimbo bikiboneka ariko shaka ko niyo umuturage atibwa ni kwita bomba rwose. Ndabona sasa bigeze, kandi ko ndabona yegereje. reka nyaruke ngere no ku meza. Erega burya isahani ni umukenyero, umutera ukabicupa nk'iriza. ariko mwarakamenye gatwara akamenye se wororeye. mwarakamenye kambe none yamara akamanyinya. Sokiramo ni inkweresha. nda nawe akamanyinya. Ubundi se turayisiga. umva ariyo mikenyero n'imyitero ha mukomeye. Abakozi ba parike. Ariko shayo ha. Ejo tuva mu muganda. Randevu ni hano saa 6 zuzuye. uzahambona Enda nkwikira sha. Se nangahe mugomba. kambe niyo gotomereraho mu gihe mwishyura nabwo ndumva nenda kuhafata. Enda murakoze patron. Ewe erega ubu twavuze menshi, duciye habiri ko ariko nabuze gushima hanjye. Mfite ikibazo kibije cyane. aha nkunda kwicara ndivu nyinshi, ariko izo mu kabari zo ntibishoboka. Izo mu kabari se wenyine uzitunganya. nzaza kunywa. oya nako kumva ikibazo cyawe. ubwo nahejo saa 6 rero. Naha saa 6 rwose. Ngo nta kibazo. Wizere ko tuzabonana. Ahasigaye no gukomeza ukamererwa neza nta kindi. Wiriwe Maria. Karangwa winjira udakomanze. Kumanga. Uzi ko winjira mu rugo rw'abandi? Mu mwanya udatinze urabura rwanjye ahubwo. Na mbere ngo iyo amata bagwa y'imbwa zirayashoka. Ese njambwa nk'ikirusha imbwa niki? Iyirusha uburanga n'ubupfura cyane. Reka tureke iby'injangwe tuvuge ibyacu. Bihe tuziranye hose. Umuntu watangiye mu gitondo. Karangwa rwose.
nubwo njye nta saha ntunga ndabona bari mu masaha 9 giye Karangwa mvugisha ukuri gukwiye. Ibyo ndabirambiwe. Ariko iyo mfite icyo nkwa ushaho cyane. Sana byaye mbanze someho rero. Imani mwere. Mu gitondo naguhaye 100 uragenda. Wari mpaye nyine. Uguze ko ryari ryo kugura byeranywa ku meza saa 7 yaje. Ibyo sindabyishingiye. Iyo yasanze niyi nguhaye nizo nikopesheje mu gitanda. Wowe sonye ko kwishyura bikugora wafata ideni ry'amagara 2 munsi. Atari wowe se? Umugabo wahembwa menshi. Ugiye Karanye njyeho dukeya si yashatse ko menye cyangwa atumye ubeshya umugabo wawe. Abagabo mugira indambi cyane. Mario observe mu rugo rw'abandi. Ariko suzura kubi nawe. Wamara ukaruga gasohoka utariye. Uzi ko umugabo wanjye atangiye kugukeka? Nta kazi iki. Yaje mu ntengese ntakuzi. Abuzi bose siko bakunda. Reka tuvuge ibindi. Kubera ko ijana ntagitosha. Hitamo kuyongeraho nabyeri cyangwa se kunyuza mu kanyarukiri wanjye. Hano ndabona twafatwa bidatinze. Usuko nsonga kara. Usonga siki. Yewe kira wari waranze. Ariko ntibyatumye ndatayigutera. Nawe biragutonze. Ahubwo njye nashaka kukorohereza ku mafaranga. Bitize kandi ubyanze. Urakembwira umugabo wawe. Ko mwitaga mariage bikwirinde izina rigayitse. Yewe bakabije rwose. Kabyaze nkabiki. Umunsi yamenye neza k'ibihumbi byagukoye burutwa niyo bigura byeri. Uko bizagendera umuhanga. Aho muzabikura nimwe muhazi. Nudasohoka vuba ndataka kandi. Hari cyose. Nibaze basanga ngo byeri. Pego umugome wambaye umugoma. Ukuri ko umugome kugiye gusenyera umugore waguze umugabo ikinyoma. Ibyo sibyo Maria. Reka nimwita. Yewe iminsi 2 nibaza uko mbigenza. Naho ndabona utakitanyuro n'icyatsi. Naho se sohoka kandi. Yobuke ko businze gufunze. Ubuzima bwe nkambugenga. Ngasigara wibaza uko bigenza. Yewe wampa ngumvira. Ndagenda. Ariko ikinyuma cyicara ku ntebe rimwe undi bakayicyaka. Uyobuke na ya nturu yatikuye umutwe ku giti hatabona ituta hanzabanze kibuno. Ukeye bigize isanga ngo yasamye. Maria nawe reka mengo habahenge ubona ko bitekereza neza ndagiye. Yewe ngaho genda Karangwa. Ndagiye. Ngaho. Yewe wanza ngeze yonjya Karangwa aranza aranshoye pe. Dore mfuye nabi nk'umwe babwiye ngo ahitemo urupfu bamwica. Ari ukumuhamba areba no kumwica shonje no kumwica ntibamuhambe. Ko nanze Karangwa kera uremera njyane. Reka mbibwire umugabo wanjye se maze nsubire iwacu imbwa zindye cyangwa se Karangwa mwice amategeko amanike. Yewe ndumva ntaza honjya reka mbanze ndebe umwana. kandi kakanyikanye paka sose zira izisigaye zira n'ifuza n'izingi akarabura wabunye kutuje tuzatumye byeri wehorere use uruzi ko tuzanywe niki ariko ushaka ngwino hano genda tuzanire byeri zingahe genda ubuzanye 3 sariko yoha shaka kuri pariki mukizwa niki ntiduhembwa se ko muhembwa amakeko yacu ariko twukwezi kugashira dushonje ririri nabasa mucunga dosiye nk'ifaranga twende imibare bitubana mikeye ariko mutabaza urateta rwose mwese abagororomera ubu utagira isambu buri mwe nindi umurimo wose ufite icyaka ryaho uretse ko ingaruka nazo bijyana kiretse hari ubwarimu reka mwarimu twinywere byari mwana mama ubu nawe afite akagwa mu kigo cyayo harya ngo ikirima ne kiri munda ko reka rero umwana tutiri duti hari urabunze iyi sebe yansigamo imvune rwose nyisusemo ntayisatsi enda sha niyo amakara ya kaneza kirenya mishano ubwo na amafaranga 200 ariko zinyijima ntayo cyabuse kuteta inzira yanje tuzubonye
gusa nanga izo nshikura nshikamye njye nukora inyama yewe rwose umenya ari kutisha iteko rya karindwi agasenda gake n'inyama nyinshi ubwo naba nishende rya kane mu icumi y'Imana harya rimeze rite jo kutubaha bagutegeka genda shaho ngiye cyo gushyega nibyo patron wihute rwose utugirire vuba ndumva ujijutseho gato kandi gushenga no kumbabura yewe sizi manyazira yawe nta bintu biraboneka rwose je numva nazambye ariko shaka burya ejo saa saba natashye ntashimye ahandi wararyuga cyane rero ubu se none abantu baza ari benshi ra ukagenda tutavuze ikibazo cyanjye nanone kandi ushaka kugeza mu mwanya saa kumi ndagiye Kigali ku Gisenyi ego i Kigali ku Gisenyi aho ni mu Rwanda rwahe uzi ko uri umwana simbicuritse niko mbishaka ubuze ko ndagenda njya ku Gisenyi gusura inshuti ikomeye cyane nahishe umugore kuva kera hanyuma se i Kigali ku Gisenyi uvuze iyo mubwiye i Kigali njya ku Gisenyi kuba se ko afite inshuti nyinshi cyane ku Gisenyi rero nkaba ntajya nyirayo na rimwe kuri we azi kuri Kigali naho turumye ku Gisenyi rwose ndi ku Gisenyi abagabo b'umugirira ryinshi koko inshuti yishe umugore wawe aho se umugore w'abandi nicyo nkunda abantu mu kazi kanyu ujya kuvuga akaba yavumbuye icyo umubwira ndetse nyine kumwitu abandi kandi ari njye umutunze utunze babiri rero noneho ewe uwakumva ibibazo byawe ubwanjye bwawe yakwibaza aho buhereye nijye gusa ufite ibiro mu Rwanda cyari igipano natangaga nanjye ta abatunze abagore ku mpande ntiwabara sinzi ko wazabara rwose ngo bashobore none se nyine hari n'abagiriro batagira abagore reka ntiwareba ariko nkwibutse yuko kugira ibiro ari ukugirira ryinshi nyamara ariko nayo ikaba nyinshi ubigenzuye habuze se iki umukozi wa leta ucungira ku mushahara iminsi 30 ya nyuma y'ukwezi rwose ugasanga asangira na nyabuturi ibyirya nashaka ibiro rero ubigenzuye ntazasenya yewe abandi se bose bacungira ku gisi ku mishahara sezahiye sha sana nzara rero tumereye nabi ko ari yaturangaranye wa mwana nuko uzibyoje zita ngo atari nyuma ntacyo bitwaye izumubiri nagahene burya inyama neza inka kubanza rizaturutse ariyo baturutse hariya muri bya bihugu byiriye byo mu mayaga nk'abizureke cyane twakwikomereza ariko ikiganiro cyacu izi nyama ntiziturogoye cyakora shaho Yohani baca umugani mu Kinyarwanda ngo urushe mbone n'umwana w'umunyarwanda nanjye najyaga mbyumva kera ubwo se uko byumva umenye icyo bivuga kasi nkunda kubikurikirana cyane amadosiye ya nkuru ubona mu nzira agenda ukamushimukana mushaka amara iminsi 2 wawe ukabira ibyuya ugatuma kugata ibiro utankangase mvuze ibiro utagira ngo ni ibiro ugatuma gure bitabu kamera byeri bikanga bikaba umwako cyo ntibindeba ko ni seribateri se uranteye umugore mukarwana mukarusenyeye mukamena ibintu abana bakaburara nduri kavuga ndabyumva gacya mukabireba bikabayobera muti Rwanda baradukwena mupfa kubeshya nako mubana mwembe mugacumbika mu rugo rwanyu nawe mkwibiro none se wagira yewe zana izindi byera ushaka byagiraho rero uti biro niwo muti ya mutabazi byantangaje ibiro niwo muti nyine ega nanjye sinjye kandi sinjye ngo nkubeshye yewe ni nko kwimira urwaye ibicurane cyangwa kunywa ngo wibagirwa agahinda ariko numva nkanga ndi umuziri batera bimwe bikobora amazuru ibindi bigakenesha kandi ikibazo kibitera kikiri cyose umunywi itabe yumva ritamukijije kandi bihana amafaranga bikamucika ubundi bwo ibyo ni nko kugira ibiro rero birya amafaranga nk'umutayeri ariko ukamara akanya umerewe neza urisha ubwatsi butoto butarura yewe ntuzi ko icyatsi gisharira aricyo kivura ariko kandi ngo umuruzi habamo uburyohe butuma buriya bimenya atsinzi kureka umugore n'abana bakaburara ukareba ibihumbi kuri rubanda koko ukisha amasugi ukarema imfubyi genda bigaye n'ibikende yakoze inyama ndabona nikoze mutabazi we ibyo biro byawe se bifite akazi keza ra cyegesha mu Gisenyi komera izi Nyanza muri koleji cyangwa hano nkaho kandi byose ni amashyengo ubwo yazavukanye nibwo nkunda yewe namaya nutunze muri ari mwiza wa
yewe uciye munsi ntamenye ikirurimba na mbere ngo ibiryo byatetse undi bihumura neza. ariko wa mugabo na mbere ngo wambaye kirezi ntamenya ko kera dawe ibyo biro subifite kuva ryarira reka amaze iminsi mike mbitashye kuko amajoro turaranyarane gusa. yewe uranamenyereye. Ejo nibucya nzaba ngize 5. aha komera gusa kuba ibyo biro sho nari nibagiwe. Mfite ifoto yereka nkwereke nawe wirebe. Urarabye indi midori. are wayibonye? uzi ko afite inzobe n'utunwa twiza ubwo mbonye uko asa reka nkubwire nuko yitwa. yeza pe mbo kandebe neza niba atari Makurata Nikoleta yewe Emeta cyangwa Deta wabifoye Nikoleta ntumva rero uri igitangaza. uzi ko abagira inkwi mu ry'ibihiye ndagutinye rwose uri igitangaza pe. abagira inkwi mu ry'ibihiye rwose namwe abagira ubwoba mugira ibyago. uri mufitanye randevu ku Gisenyi. dore zanya mu ngi kwekije ziraje. Reka tujye tugende. aho zirahiye shaka kubangutse. kanumvira inyama z'abategetsi. karahita. ihene yari nziza. ihene ariko turanayihereje. ihene yari nziza. reka manze numesha we nayituruka ku kinano yize ku gutwi. wenda kubwiza ukuri nta ngorane ndayihereza biratinda. Ngubira shayo ha. Komera kwenga manze numve n'iyimanyiye ku igihumeka. Ana mama. Senge ko umugore wanje nkeka. Uraze ko nanjye ntagiye kumukeka. Yampaye nkamaye. Urabizi. Ukeka ko gukeka kuko nawe wikeka rwose mutabazi bigenzuye. Dore ko dosite rero bimpe neza. Uko ngiye ambaza aho ngiye. Navuga Kigali nkabana bitamujya mu nda. Asa n'ukeka ko mfite ahandi. Ariko nanjye nkeka ko mfite abandi bamusura iyo nasuhutse. Ubyikeke ariko reka ahubwo mbikubwira. Komeza tu. Uze kwiyambagiza umusore ku mugoroba ahagana mu masaa 2 bwije. Nimugoroba? Uze kwinjira udakomanze. Mbese usa n'ukwepa abo hanze. Nyumuse n'umwisha wumve. Umuhate ibibazo cyane umenye icyazi n'icyo atazi. Ndagerageza. No mubazo utinda gukunda ukongeraho uko nagiye kandi ko waje ntawe ubizi. Akemera ko harara. Sha. Nuko ubwo nta wundi uraba ari bose. Ariko ntari bunkeke hari n'ibindi. Ibyo ntibikunaniye nawe. Tuza kubeshya umugore ibyo se biragoye. Ibyo numva nibugerageze ariko usibye ino nyamara ko ntari ntaye kwaka kwigayo. Ariko zimutaba. Kuko usanze Mariana afite undi. Wamugira uti ngo namugira nte byihorere. Reka tujye kwishyura ngende. Nibyo koko. Iyo ntekereje kureta numva umutima utatera. Mpaye nko gutesheje Mariana umutima wakoreta pe yarangije. Yewe ntabwo Mariana ishyano namukorera ntiyaritura. Ntabwo ngureze rwose. Maramwe byere tugende. Amasaha aragiye saa 8 zose. Cyakora cyubambwa ndabona gana amasahani. Nubwo twihene tumaze kuyihambira mu bifu. Oye ibyo nibyo. Ariko jana uri kanyamashye. Aho kuri parike ukaguca imanza. Iyi nyibutsa amadosiye. Reba nshubitse mwama. Gira tugende. Ubwo saa sidigera nta nabimenye. Wewe Mutabaza aboneje yo ku Gisenyi. Rero ngo agiye Kigali ku Gisenyi. Ataye Mariana sanze kureta. Nakomere. Ngo Yohani wa gatoye ninsigaye murindi ubwo rwose ndinze Mariana. Cyo yagakarusha vuba. Nyamara ngo kijya abandi bashyira gikishariza. Yamaye nkaze hasi. Kureta wizi Nyanza ndamuzi rwose. Ahubwo kanibuka neza. Yitwa Kureta Mukasini. Koko iwawe ni ku Gisenyi siwe twitaga umwiza utirya nizi Nyanza higa ndabyibuka neza ndetse igeze no ku wanjye kwifoto ko yariwe neza ra tuhiziganye ikisi we rwose ariko se kuri tukumuzi
ya ibiro by'iruhande koko bigashoboka. Bon, kwa mbere mu gitondo kare nzakurushya njye kumureba. Ntibikwiye ko umugabo ufite abantu ufite imyaka ingana kuriya yakwica umwana areba ngo ntigejeje kuzakora za nkete. Oya, ntabwo bishoboka. Yego urebye Mutabazi ni inshuti yanjye, ariko amakosa ko reka nero nyarwanya. Bitabaye ibyo rwose namuryarya. So waba agiye kuryama hari ibiki isoni, nzakomeza nkabikurikirana neza rwose. Yewe ubu nari maze kwiheba ntashye. Ariko nwagira akazi kenshi we yakwishyura ndevu ya fiance. Abizi se? Bishoboka. Ibaruwa yanjye se warayibonye? Oya. Ubwo yohereje bitinze hari. Oya da. Nihereje mu iposita isanzwe kwa kabiri mu gitondo. Ariko ye bamwe bava ko bagoronome dukora nabi. Ku iposita barahimbye da. Barakabije. Hagati ya Ruhengeri na Gisenyi ko hari bisi ya buri munsi. Izandiko twandika ko ari yizijyana zitindaye. Simbyumva. Bisi hagenda isaha nk'imwe. Umunyabirenge gakoresha umunsi umwe gusa n'amasaha. Ariko ibaru gakoresha iminsi iri hejuru yine. Kandi iyo baruwa ibiri muri bisi. Cyo byaranyobeye da. Yewe nanjye nuko. Ariko se mu Ruhengeri muraturusha icyabintu. Mu Ruhengeri bari turaho ntacyo tubarusha. Imvura iragwa ariko si cyane. Di, uzi ko naje nsa n'ucitse. Ntibishoboka. Mama ararwaye ariko si cyane. Yo. Naho muzehe waraho. Uretse ko asigaye atakiva mu ziko. Wagira utese. Nabasize bonyine ndaza. Vuga ko ngiye gusura umukobwa twiganye wo muri komine Ramba. Wabashoboye. Nabese da. Uzi ko ubushize yageze iwacu bakamubwira ko nagiye kumusura. Ntusanzwe burya. Icyagiye turara muri hoteli Meridi y'izuba. Nibyo koko nasibari kwa wari kwagiye hehe. Gusa navuga iki? Aho dusubira se nanone. Niho da. Ahubwo reka twihute. Hari ubwo ibyumba bishira byose. Dusize ko wari usura njye nta gusura. Sinzaza muri Ruhengeri ryari. Ibyo byari byiza. Ariko reka nzabanze mbona ababyeyi. Simvuga abanjye ariko ndavuga abawe. Ubwo nyuma uje kunsura nyine nkajya mvuga ko turi fiancé. Cyafite imvano. Si byose. Aho ni nk'ibi byo guhora twishisha tubeshyana ntabwo ari byiza. Twese ababyeyi ngo twagiye hanaha. Ariko disi abantu benshi bamwe ndetse bakora muri CPGR bakunda kumbaza amakuru yawe. Icyo ukora naho utuye. Icyo bagamije urakizi. Kiravuga rero mbona amahoro. Kandi ikizi. Mfite ubwoba ko nshobora kuba ntwite. Birabivyuye ntibe amaraso. Birabivyuye ntibe amaraso. Birabivyuye. Yewe reka tuva ahangaha turaganira tugeze mu nzu. Abantu bavuga menshi kandi ndabona benshi bahita mbaza. Oya nibyo koko. Leta nagezeyo nta kibazo. Narongowe niteguye. Hasikiye ariko ubundi ubu ndafuma ibiki naryamye. Nzabura gupfa nabi. Yaberwa n'igituma mzibuha. Ariko se niba umugabo amfashe nabi hari na rimwe njya mburara. Dore nkuba nta mu nzu n'ibitoro bakigira i Kigali mu mujyi. Ambwira ko afite inshuti nyinshi ariko si ubwo bucuti bw'icyerekezo kimwe nk'umugezi. Agahora basura batamusura. Ako nakebo katagiye wamugarura. Ariko Mariana nanjye sindi mutaraga. Ubundi uretse kijyambere yaje ifizi irimirwa. Ego ese ubuhagize wumva n'umvuga y'amateshwa. Hinjira. Mwibe Maria. Uraho Yoha? Ramba di komera. Se wampobera? Urampereza umukono duherukana ryari? Mvugira ibintu ndaho ndayimana icyumweru kizima rwose. Kuko nayo maze kwiziga ntagira na hano.
reka tutenganye burya abasore bateri tubura akanya madamu. cyane cyane ko gusura abagore nkatwe. None se ko ufite uwawe najya kona hako nyanziza ubwatsi rusange koko. Vuga uti waturuhira ukarisha indare. Yego none guharyo urunyogwe n'imiteja. Uretse ko je ntarabanura. Burya mese nk'imbogo ushaje ta. Ibyo byasi byose nshikiriye sinakweba ngushuka. Ukazi se biragenda. Yewe. Nabonaga ari nk'ibisanzwe. Biragenda. Kuje iki gihe badahari ntuzi ko ino baneka. Uwo murashyira umutima hamwe rwose. Mutabazi yagiye mureba. Ibyo kuneka byo ntacyo. Tuzera ntihemwe ibirishi hirya hariya. Umukobwa hinjira amanywa yaka. Ndakurahiye gatanta n'umuceni ryere. Yewe nawe ndumva uri makasa. Ariko seva. Ariko wandusha kumenya ibintu. Umugabo wanjye Kigali akora iki? Afite ibibazo byinshi. Cyane numva rimwe na rimwe ngo atiriti ibanze rimera. Ibindi byinshi burya umugabo agiye niyo baga. Uzi ko nakwimye byeri kandi hari di. Ntabarase ubwo ukagira imana. Reka nzengerageze. Uyu munsi none haramutse hanafutse ndumva hameze neza. Yewe nanjye ndagerageza nk'aho gakeya. Hakira. Harya nawe ujya fanta nk'abarukorera? Habese utaba nk'umwe wamaze imyaka 3 i Burayi. Ahagereye mu rukiga hirya hari iwabo agasanga ubukene buraca ibintu. Nuko akabaza umusaza se wamubyaye atese ko amazu yanyu ariho ibirere batinye ubushyuhe bwo ku mabati. Ariko urangije koko ubwo se nawe icyo gura byeri koko. Ariko disi ntukajya uteta. Warya umutsima wonyine uraje isosi. Cyakora cy'umugabo avuga ko utayinywa da. Yewe nubundi aziko ndasoma na rimwe. Yewe urangije rubuze nk'uko ziyumwe umwuka uhisha herko. Wivanga nize nyinshi aba yanyoye. Urangije rwose. Ariko Maria. Icyo nkubaza nsubize. Fagusa kuba ngishoboye. Umugabo wawe mumeranye mutera? Kucyumbajije icyo kibazo? Simbizi. Hari nuko mbwiye ko tukutanywa byeri. Yewe iyo ugira umugore mba ngushubije. Nta mugore njye ariko mu kazi kanjye. Mu bibazo ngire ibyinshi n'ibyo abagore rwose. Yewe mbona umugabo wanjye tumeranye nk'abandi. Abandi bande? Nk'abi byabo bigera mu rukiko. Uretse ko araye gukubita umugore wenyine. Yoha. Ntacyo numva nakubwira. Ikimbwirota niba ikize. Kandi ubwo uvuze ikirwaye nakuvura. Ntuzi ko guhisha indwara bituma yica. Hari ugize imyaka ingahe wa? Navutse 5 naka. Kane. Ubwo ni 30 itaburi tarenga rero. Imyaka 2 nzabangana nawe. Yarangije cyane rwose. Uretse ko nzaba nkurusha n'ubundi birigi ndeye. Ndumva warantanze kubona izuba. Nibyo byo. Reka rero nkubwira ikibazo cyanjye. Ari waketse ko ndi umwana se ubundi. Oya nari natinye kuvugiriza ingoma bahetse. Eko ye. Guhaye umuntu wamufunga. Kuki? Ibyo nabyo cyageze ari kubivuga ukundi. Umuntu ankoreye icyaha nkamugushyikiriza koko wamufunga. Yego nanone biterwa nuko ugeranije nuko icyaha cyitwa. Gusa umuntu utuma ntaryama agahengera umugabo agiye agashaka ko urugo ndusenya icyaha nk'icyo cyitwa ikihe? Cyamaye nkanga w'ingabire. Maria. Uwo muntu ko bandarigera. Oya. Nuko bihuriranye nk'aho mukobwa urongorwa twite inzoga zitwikurura zikamuhemba. Ariko Mariana uwo muntu uvuga usenyera ninde koko? Yewe nuwitwa Karanga urangwa n'indi musumba. Akirirwa kurura amakanya mu makoro. Noneho bwije atageze aha. Bijoka. Karanga udoda inkweto. Nkuko intoreza ariyo ndyankwe. Urishira iki umugabo wawe ra? Impamvu ndazikubwira nuko nduzi bwije. Uvuga ya ngombwa andi ndajya nyumva. Nziko mu butabera mugira ibanga. Nicyo twarahiriye rwose. Ibikurikira ubike kuri hakinge. Waba ushonje cyangwa uhaze umugabo wanjye ntakamenyeho n'ijambo. Uri kwigisha ifi koga. Ewe ndabibika kure ye. Ubitse mu ndaburyo mba ntimwibaga. Humura. Karanga ureba rero tuva hamwe. Ariko urwangwa nyanga n'umunuko. Burya se yumva ashaka hari ko nasenya. Kandi niyo byaba najya handaho kuba mu nzu kwa Karanga. Byabisejeje n'ubundi ugiye kwa Karanga. Kera nigeze kumubenga. Ariko bagarutse bwo namucira. No kumwita umuntu n'ukubura uko mbigenza.
izina akwiye n'icyo ntazi. Cyarakomeye. Cyakora apfuye ntibyampira. Icyamu buryo baba riteka ryose. Yewe umutima wuzuye umurinya ntujijura koko. Mu byo uvuze huzemo ikintu. Reka nkubwire rero ikibuzemo. Nibyo nshaka. Ni amafaranga Karangwa nshuza. Sinzi iminsi umwaka utunze, ariko imyaka amaze ndayizi. Gusa amafaranga 100 ku munsi ukamara imyaka 3 udasiba uyabaze yabangaye. Igomba imare myinshi ibyo byo. Ariko rero n'ubundi ndumva habuze n'ikindi kintu. Icyo kintu nicyo nshaka kutakubwira. Mvada. Kivuge nyumve mbona aho mpira. Mufunge mfite naho mfatira. Ubuse nafunga umuntu utagira dosiye koko. Umugabo wanjye akimenye naba ngo umura ntazi twatandukana nkabura aho njya. Kandi amafaranga mpora Karangwa ari ukugira ngo umugura aceceke. Umugabo wanjye atamenye iryo jambo. Uwo murambwira ndarifungira kuri munda rwose. Karangwa aramutse afunzwe 100 ntanga rikaruhuka sinabura kugushima. Ubwo we wahitamo n'ibihembo ubona bikwiye igikorwa nk'icyo. Ndabona amasaha atembereye. Iravuda tuma ndarahuko. Ariko ye uraye bwacyo ugataha. Keretse niba wumva wahumana. Ariko nawe. Reka rero nkomeze. Komeza nibyo. Umugabo wanjye ajya ari no muri Kigombe. Ari umukobwa utameze nabi. Reka nubu. Nabago kwa Suzana mukuru wanjye. Ngatete uko nshaka nkambara ukwanjye. Abahungu bakankunda. Ubwo ariko nkaba narabyaye. Ye, nka data. Iyo umwana w'umuhungu. Abakwanye na wawo nubwo Karangwa ubeshya ataza aho ari. Naho byagize. Komeza. Utuwo mwana se n'indereye. Nanjye nabyibazaga ahubwo. Ni wandereye muramu wanjye. Ndereya. Ubu kandi ni umurera. Ndakeka ibizumbu bariho bari. Uti mutabaze ibintu ntabizi koko. Muramu wanjye yabonye isoni zimwishe. Abantu batangiye kubikeka. Ndabibona nanjye. Ati jye muhira ubyari. Uragenda babyara. Ati umwana usiga ugaruke wanjye mu mujyi. Umuziga wo kukuri. Kandi umukobwa ureshya abahungu. Ibyo kubyara ari inkuru nsizi wacu. Mutabaza abonye ibibero byanjye. Dore rata ko nambaraga bigufi cyane. Ndabibona rwose. Ati ndasiga ibinsanga ibihe. Mutabazi habe no kubikeka. Nta wundi n'undi ari kubikeka koko. Urebye. Naho se ari kubundi Karangwa yayimenya ati. Karangwa yari umuboyi wa goronome. Ababoye. Uwo mugabo wanjye yasimbuye. Abonye ko shebuja atamujyanye. Atinya gusubira mu rukiga iwacu. Adoda inkweto atagira n'izishaje. Karangwa yambonye kabiri kose mu mezi namaze ntwite. Wararihishe ye. Cyakora naje gukora ikosa nanjye. Irihe? Nasabwe Karangwa ndeba. Nuko nshuse ko ashaka kujya Bugande muhaye impamba 400. Ko atazava avuga menshi agatuma nshira ibyo ntapfuna. Ubwo yabonye ubwenge bwo kwaka 100 ku munsi. Uzi ko umutwe w'inda rwose buteye inkeke. Karangwa we ninda gusa nta mutwe agira rwose. Ikibazo cyawe ndabona kigoshye. Umufunga ni maramoye. Ariko navamo azihimura. Ariko yafunzwe. Erega dawe buya no muri gihe baravuga bikagira hanze. Ndakomeza nyirageze numva ariko. Ntangorane. Yewe, nukurakoze cyakibona. Yohana arara dore burije. Harya ngo utinya ko komanga si iki gihe ninde. Yishe hirya hariya mu cyumba. Karangwa rwose ugira umutwe mutaraga. Ubu ntatse ntibagufunga? Fungura ninjire mu nzu duceceke. Niba udafite mutaraga kandi taka. Karangwa muza amashuri simbuza ubwenge. Nari hafi kuryama. None ubwo igihe cyiza. Reka nguhe 100 maze ugende. Nokuri ntanasi. Rimpe ndari. Kandi ahura hakura imbwa yiruka. Yishe mu nsengo nyisore. Kara. Ngaho icara umbwira icyo ushaka. Reka turyame nkwereke icyo nshoboye. Ibukora urabyicuza kandi. Nawe uzabanze wicuza ibyo wakoze kera. Suba umugabo wanjye aje wavuga iki? Nava ko munzu harimo umuntu. Umuntu? Ariko Karangwa ugira ubwenge koko? Amazorosha amaso kureba. Imyotsi yuzuye mu nzu yavuye kutamutabe. Usanze abarimwe bagiye. Ewe. Inzogi zanyu zikoze nabi. Birasibira tundeba. Ego. Ndavuze biragenda. Yewe, ubwo go byanze bikunze. Numfunga na waragowe. Uzangira utese Kara. Uzangira uti. Maria, unza kugira nti? Nzandikira umugabo wawe. Mubwire ibanga rituma utaha.
ariko mpere kuri Yohani. Ntunyikoreze sha, ntunyikoreze. Ugira ngo urane nese namaze akanya kagufi hanze byo numvise n'ibiki cyane. Ariko byateza umugabo icyumba. Si ishanora? Mariya nawe rero. Kakubwire. Wumvuze ko Yohani yaraye hano none. Muramwijisha. Muramwijwi. Niba ugira ubwenge buzima. Ega ndagufite. Kandi kwingese maze iminsi. Kufite umuhungu mukuru cyane. Gahera kutabara aho ujisha amaso. Ariko Karangwa yasazira? Naho wirate Yohani. Numva ndakubwira. Ntuntekereze. Ubongeye kuntekereza. Ubucuti bwawe na agronome. Urahari kuko. Ubwo uramya ko butahungabana. Uzize Karangwa havese. Gayonga ko kanya. Ntarashoboka. Havese. Amenye kumwe biyaga ni hirya. Ndagufunga ubukera. Ntabwo nibasha. Utegetse ariyo. Ndagufunga ubukera niba nabi. Ari wowe. Aho gureka amategeko yewe. Kwijana Mariana yajyaga mponga. Uretse ko azi ko ritagitosha. Yohana ashyireho yandi. Kugeza ubwo numva merewe neza. Sha ya. Ndabona ubwanye ufite bwose koko. Nzi ubwenge buruta ubwuzi konzi. Umva nkubwire sha. Reka tubike Mariana aryamye. Ejo tuzaba tubisubiramo. Cyakora buri wese abitekerezeho neza kuko kenshi ko sari tori zambye ibintu. Muzirikane wa mugano w'ikinyarwanda ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Wowe urawuzire. Ha, urawuzi da. Kandi nk'iyo niziga ubwenge umurinzi yiga ubundi. Karangwa abandenze urwo nkagaruka. Mugabo we. Mariya uramukiho. Kandi Yohana simusiga. Mariya uramuki. Reka njye na Karangwa tuzabikomeza ejo. Uramuke Yohana. Yagasani we. Mbega ibintu ngo ndabizambya. Nibisari amazi nk'amadegede. Ubonye ejo Karangwa mwica. Ariko se kwica umuntu ko ari icyaha. Oya. Ariko se kwica umuntu witabara Imana yabiguhora. Ubuse umugabo wanjye nsohoye ngataha Karangwa azaba atanyishe jewe. Ubaho ibintu bigeze aha. Ndabona umuriro wazimye kera. Kuyembera ari uguta igihe cyanjye. Dore ubu havutse ibibazo byinshi. Uretse Karangwa bazifaranga. Yohani nawe afite ibye. Sinumva umusore w'uwo wafashe umugore ntacyo mwatse. Ikindi kivije cyane. Nuko umwe muri bashobora kuza inkuru akayiha umugabo wanjye. Akabeshya ko atari warundi. Na mbere ngo hanagura inka cyane ukayimaraho ubwoya. Reka ngerageze njye kuryama. Akarenza umunwa akarushya ihamagara. Naho ubundi ndakubita amababa nk'inyoni ifashwe. Umwobo wanjye uracukuye. Na mbere ejo Karangwa yarabimbwiye. Intebe y'ikinyoma ntihamaho. Niko Mariya. Ejo nta muntu wageze aha. Nta muntu numva wageze aha. Uretse umugore wa muganga. Nawe kandi yaje mu gitondo uri mu muganda. Nta wundi waje hangiye. Ariko reka amakorosi bazi icyo ushaka ngo usubize. Umuntu ava mu rugendo aho kwicara ngo aruhuke, ngo abaze abantu ko bamerewe agahita atangira kwiyenza. Nta muriro wako udacanwa. Yego ngo impamvu ingana ururo, ariko si urwo ruro rwo ruriye. Umugabo waraje haninde nicyo mubaza nta kindi. Gusa iyo uhita ubibaza mbere hose. Ibyo ni ibibazo by'ikinyarwanda. Ushaka guca hirya nkanyura hino tugahurira aho tugiye. Ngira ngo wabaje imitima niwe wabaje n'ururimi. Cyose yagiye abinyuranya rero. Ururimi n'umutima byawe nibituze nta mugabo warayageza. Ntukabeshya amatwi amaso akureba. Ari we niyisandiye yuzuye ivu ry'itabi se uvuga ukuri ninde? Yohani yari yanyuze hano ajya ku Musanze. Cyakora yahamaze nk'umunota umwe nyuma aragenda. Cyakora mbeshya nkawe nabishakira diplome. Yohani koze neza ko atamwitabira. Yabyize ejo ngiye. Reka nemere ko yabyize. Umunota umwe se yamwipakiye itabi. Umugabo waje hane gacanyi. Niba kana undi wahaje, haveba nka yamfise yihisha mu ruhira, ngo hisha umwotsi nziri mu kwaka. Ariko kuki nkekera ingeso nk'izo? Ejo mbere yo kugenda, iriya vu ntiwarisize ukuri reba kuriya. Umva da. Niba sumara kabiri udakubuye, urumva byatari amakosa nk'ayandi. Umuntu ni nkundi. Nawe wagushungura ntiyakuburamo inkumbi. Reka nkubise ndebe iyongo. Ntibwira ntamenye umuntu uhengera ngiye akinjira urugo rwanjye.
amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Yewe uyu mugabo uragoretse. Yego ibintu umuntu abikora uko abiruzi, ariko hakaba ugakora amakosa akabije. Ubu meze nk'umuntu ugenda ijoro riguye akamenya hanyura kubisa kibuno hasi. Koreta icyo azankorera nzagiteruza amaboko yombi. Muri weekend njya ku Gisenyi, amafaranga muhane yambabaza. Ariko ni mu gihe azi ko turi fiance. Harya mu Nyabarongo yica abayishiye. Bamwe ntibizanira abakurura. Hari umugabo wabona Koreta akamwanga koko. Umunsi mbwa yaretse cyitwa inyama cyose, injangwe nayita amatara bishe. Abagabo nakazashira ry'umugore mwiza. Yego nuriya wageze mubi cyane. Ariko se ngo ntiva mu ruzi kari gaturume. Oya ariko indyi mwirica. Umuntu arya inyama kabiri sese mikaza. Hashi. Yewe. Umutima usobetse amakosa ntusobanura amagambo. Mfite amakosa yanjye. Na Mariana ariko akagiraye. Ariko ikibazo aho kiri saha. Ngomba kumenya umuntu uraza Mariana iyo ntari. Oya, ni ngombwa rwose. Reka nijoro yamuboye wo kwa Ntoni. Enda hano nkubaze sha. Birusha. Yego. Niko. Nta muntu waranyuze hagani wanjye. Kereka yewe. Ndumva ntibuka neza. Ibuka sha utekereze neza sha. Enda sha irishana ze kugura agatabi. Ariko mbwirisha umuntu urageze iwanjye. Murakoze. Ariko se sha. Uwo muntu ntabwo yaba ari Yohani. Yewe. Jewe nibuka. Karangwa umudodo inkweto. Karangwa? Cyakana kiwanjye ryari? Yaje muri radio harimo igitaramo kibanziriza amakuru y'Igifaransa. Wamenye tashye nkari yarese sha. Yewe, ndivuze nabambeshye. Cyakora naryamye kiri iwawe. Nuko sha. Urakoze ngaho genda. Yego. Use Mariana mufashe twirutse. Yemwe ahagore baraziza koko. Nta nkuri burajye hamwe. Ngo rwejanye nyina mu nyenga amaherezo yarafashwe. Cyakwa niba imvuga ari imvaho. Amaherezo Koreta na Mariana bazabonana. Amaze nanjye mbona gatane kibindi. Reka nsubire mu rugo mbwire Mariana ko babonwa n'uhagaze. Ijya hino gusetse Maria. Gira vuba ntangire nteke ndabona amasaha asunitse. Yewe. Naguhaye umwanya ngo wibuke neza. None bw'umugabo waraye haniti wanjye. Nta gihe mfite cyo guta. Ahera ko tararanye na Karangwa. Aha. Ariko warya imbwa we ntiyarya inzungu. Karibu. Injira. Mwaramutseho. Waramutse sha. Harya no gukora Yohani. Ni jewe patron. Kutagerega naho se bagutumye iki? Hari ibintu mpaye ngo nzanire madame. Hasi ngo wise wabimuhaye. Naje. Naka kabaruwa yarambaye ngo munzanire. Yohana siga kwandikira rero. Reka sana. Mpereza ibaruwa yanjye. Mpereza. Havese. Waraye uryamye neza. Njye sinabonye ubugoheka. Ariko ubu ngubu rwose ukansomera ibaruwa. Ubona nsoma izawe. Nakomeje gutekereza Karangwa nshaka n'amayeri yo kumufunga. Twaraye dukoze ikosa rikomeye. Ariko kuki usoma ibintu? Wamugura urwanye. Kiweyewe. Wagiye usoma ibikuri. Kuko umuntu akwihoreye kuko ugira ngo hari umuje imbaraga. Ibaruwa se ni yawe ko ari yawe. Ndayisoma kandi ngukubite nutera amahane. Niyawe sibyo niki. Niyo ntirirwa nihisha mu cyumba. Ambo. Wewe no siguhisha. Ubuze simbimenye. Have urayareze. Byatumye arushaho kudukeka. Cyakora ivyo ntacyo ubwo byabaye. Uko byabaye? N'ibiki byabaye? Mpereza. Yewe ntabwo numva rero impamvu wamugore wese. Mpereza. Mfa. Cye. Ahasigaye no kureba uko tubigenza. Byaba se kumuha amafaranga, byaba se kumufunga. Agomba guhisha mu nda umugabo wawe ntamenye nabuze. Nabirangije. Mbanje tukabisubiramo neza, ariko ngiye gusura inshuti irwaye. Ejo mu gitondo nimbona akanya nzatuma kuri Karangwa mubwire. Ikitonderwa. Ni hahandi hanjye isomira. Bari uyitwiki. Atwitwike ntigihiye.
umugabo wawe ayibonye twagatora Yohani. Yewe reka nyibike utayiba. Niko se Maria uho bigeze ko ntavyumva warahe ni Karangwa cyangwa se ni Yohani? Bombi baharaye. Numara kumva inzira y'ikujyana ibucira nyerera burukonda. Uzi neza ko ibaru ubwayi hagije ngo dutane? Ariko nawe ukoshingo byudatwite. Uguzi ko gukeka ariko kubeshya? Iyi barwi sanze namenye yuko Karangwa yaje aha nijoro. Izo se ntihari wabigize ibanga. None wango ndakosha ngo sindatwite. Ubwo icyo ushaka kuvuga ndacyumva. Inshisi yavumbutse buri nduru. Umanuka umusozi unyaruka. Wa uzamuka ukabira ibyuya. Buretse ndazirukanya mu rukiko. Kandi na mbere ibintu byicwa nuko utajya wumva ibyo nkubwira. Ya. None wabyereza ngeze cyanda humva. Sha Maria, ejo buziruragira ukwawe nanjye ndagira ukwanjye. Iyo mburwana mba ngukubise. Koko ngo umugore atahe wawe umutima uri hanze. Rwose imyaka 3 maze ahangaha njya gukeka ko utazi gusoma na busa. Naho ubwo gusoma bigize impamvu. Nkaho ubwabyo hari ikibi kirimo. Ntabigira impamvu se. Niba udashaka kumva ibintu uko byagenze, nyarukurebe Yohana kubwire. Hari ubwo ari umugabo we uramwumva. Reka n'ubundi nyaruke murebe. Cyakogira Imana bibyo ntibiba amaraso. Kuko abayeyo yava umuvuga atemba. Ariko nanjye sindi mutaraga. Yohana icyo mubaza ni iki? Ubundi ejo njya kugenda singera musizi wanjye ngo harinde. Uretse nyine mbwirinda urugo rukinze. Hari umugabo uragira ikitamutunze. Cyakora kuzi wanjye akanwa byeri. Nyuma ati ntibihagije reka tujye kuryama. Kajya kandikira Maria niba ruwa nkiyi. Oya. Genda bona ari amakosa menshi. Kera ngo hicaga umutukiro. Hicaga akabyo n'agasuzuguro. Ariko se Yohani kwari inshuti yanjye. Mukabara kabari gugura nyinshi. Kumubwira nabi nko gutema imyano. Oya. Ndamubwiza ukuri kibyimvye kimeneki. Na mbere ngo kandi mvuna arayibabaza. Uzi ko umuntu avuga ijambo akibuka byinshi. Uko ko ritazi ko turi fiancé. Nishatse uko ndeka Mariana ntitwabana. Abana banjye se nkabashyirahe. Oya. Reka mbanze ndebe Yohani. Ikibazo cye na Mariana ngitunganye. Aho ko bambura uruhu rw'inyamaswa ntarico. Karame. Muraho. Yewe. Yasikoreta. Ndabona ariwe. Koreta. Karame. Muraho, ese ni mwebwe? Muraho neza. Kore. Yego. Muracyahumeka. Yego. Mukomere rwose. Mukomere namwe. Uzi n'ibindi? Uziko ngikoze ikirenge hano ku kibuga, akubona winjira mu ishuri nahize mwibuka neza. Njye nakurebye mbona ishusho nyizi. Gerageza kwibuka aho nakubonye biranga. Kugeza undamutse wari nk'umunyamahanga. Ibyo nanjye bikunda kumbaho kenshi. Ayo umuntu nkabona muzi. Ariko ntaza aho namubonye. Atangira kwibaza uko mbigenza. Ine musuhuza ari gukeka ngasanga atarambona na rimwe. Nabona ko nsagaye abagenzi. Ndi muti none wahi tutamushubuje bakaba kuzi neza cyane. Ntiyazahugayira abandi. Cyakora koko. Ariko se ubundi ukora he Yohana? Nkora mu ruhengeri kuri pariki. Uracyari seribateri? Ndakubwiza ukuri. Kugeza ubu niho ubwo najya nshaka. Wasize inyama kuziko none urayihasanze. Ubwo se banjukira iki kuri fiancera? Sinjya amenya kubeshya. Fiancera wese agronome. Nta kibeshyeho nibyo rwose. Ntakura mu ruhengeri n'akazi nakakaba yitwa Mutabazi. Yego. Sinamenya kubeshya ndabona umbaza ubizi. Ariko se numva ukuntu bizi. Yewe, n'ikimenyimenyi kuwa gatandatu hari no ku Gisenyi. Nibyo urabizi. Hari amakuru yose ufite kumbwira? Mfite amakuru menshi. Reka sayi ningere nyakubwire. Ubu wagombye n'ubundi kuri mu ishuri.
ubu se nimpajya bwo ndakora iki ko ubwenge amatsiko abwisha? Humura. Ariko se umukoreje atambwiye akaba nta niba ari uwaguhaye, yemwe ndumva umutima ukeka icyo amatwi aza kumva. Reka ntugire ubwoba. Inkuru mbese ukwayo. Aje ntiyaba yaragize agisida ataha, ukaba wabuze aho uturuka iyo nkuru mbi. Humura nta gisida yagize ataha. Uretse ko ari wagize agisida kera aho. Gisida? Urasa n'uvuga ururimi ntazi. Kure yangane sayini yagira ngeza. Amakuru nkubwira ni mabi cyane. Muri uyu muhanda agisida ni nyinshi. Muhanda? Ndavuga inzira y'ubuzima yi. Nahasa ine mukanya rero. Wawiriwe ahubwo. Hashigenda nsize mu ziko. Aya masaha 2 ndayamarashye. Abanyeshuri bazana amazi. Uzi ko amaze kugenda nkagira ibyago? Bitewe se nuko ngiye. Kata, cyatewe n'ijambo wasize umbwiye. Aya masaha hashize nshya numva. Ko mbona kirinzo bidahandara. Nakomeje kwibaza iki kugenza. Nagisida uvuga nagize kera. Ngaturuka aho waca aho ntuye nkagera i Nyanza aho nize simbo nagisida nimwe. Kore wivunika reka nkubwiye. Suzi n'ikindi yo ha? Komera. Mfite amatsiko yatwe kitanura rikaka. Reka ntangire nkubaze rero. Nizeye ko udakora nketi. Ariko kuri. Uretse amatsiko nusanzwe wanze ugira ubwoba. Ngaho muri amatsiko nshira ubwoba. Ariko se ubundi we na Mutabazi kuko ni muri fiance. Nibyo uretse abavyeyi ko batabizi. Nigise kimeza ko atakubeshya. Wese niki kimwemeza ko ntamubeshya. Ariko urashaka kugera hehe? Vuga ko ukora nketi y'akazi kawe. Ureke kumbeshya sindi umwana. Ko waruzi nibindi? Siko ngukunda burya. Ibyo se bihuriye na nketi. Hari umuhungu w'ubutazi iryo jambo. Kuzi ko ndi fiance surankunda ngo tuje hehe. Ewe, gusa icyo nari nibagiye kukubwira nuko na Mutabazi turi inshuti cyane. Urumva? Sineye mu cyumuri rumwe sigundi. Yoha. Ndashaka kumenya icyo ushaka. Sinzi niba uzi Mutabazi. Ndamuzi. Cyakora ndakeka ko muzi kuruta uko umuzi jewe. Amaze amezi 3 mubana. Ariko ayo mezi yose niko kubeshya. Ndakubwiza ukuri. Ariko wavuze iki kugenza? Aho gupfa nabe wica ubukwe buzakwejo. Cyenda nkora akazi kanjye. Kucucunda amazi yita amata. Urabona ko azareta? Ese kucyuroha ifi mu mazi urabona ko irohama? Kukizi wemera kuyifi mu mazi ariko ntubone ko amazi abira. Ibyo simbyumva ngiyewe. Ejo ntiyari nshuro ya 5 urana na Mutabazi. Uretse kuze ko aragoronome wari wagiriwe ngo urebe. Uzi kuri nk'inka yica abashitura yanga. Ariko ubwo ntubeshya. Abona nazirwa no kukubeshya. Kwishinze ko munaranye 5. Namenye se ndeko yaje nejo ubundi byibura. Cyangwa ko afite amafoto yawe. Nanjye sinumva ukuntu bizi. Nahubuye se ko Mutabazi dusangira byinshi. Ibyo byose nzi niwe mbikesha. Nkime cyo Mutabazi agamije nahise niyemeza kugushaka. Ejo dacyura impyisi muhiri nta misigaye mu kigunda. Bikira Mariya we. Bikira Mariya. Yakubwiye se ko agamije iki? Ngo arashaka ibiro ku gisenge. Yego. Ashaka ibiro atagira umugore. Uretse n'umugore afite n'abana. Uravuga umugore w'iruhande se? Oya. Ndavuga umugore uba mu kimuranga tungiye mu ruhengera hwaba. Mbese umugore nko wumva guzaba. Kandi n'ubundi uzaba handi kundi utari Mutabazi. Ego mana yaremye impyisi n'intama. Ikarema umugore karema n'ibiro. Nako ikarema ubwenge buke n'ikinyoma. Harya ngo hahirwa bemera batabonye. Keretse ngeze mu ruhengera hatuye nkareba umugore wa Mutabazi. Munsi wongeye kubana na Mutabazi. Maze mu maso ejo bitaga y'umufiyanse ukabonamo ikimwaro n'ikinyoma cyinshi. Nayo se yandashoye washimaga mu usire n'ubushobozi ukabona itwita ubugome n'ubugayiki. Ntuzumva ko ntaje kwica ubukwe. Ahubwo naje kwica ubukwe. Cyakora nigeze kubikeka. Nyuma nza guhuma sigara ndeba gusa icyanyeretse.
niyo mpamvu yanga ko umusore agahitamo kuza no ku Gisenyi. Wagize ngo kandi nabwo ntagera iwacu. hashaka iki? Hari nubwo nafashe ikimuranga cye ngiye kugira ngo ndasome birimo arakira hati havuta amenya ko nshaje. Yewe ubwo yangaga kubona umugore n'abana. Abantu ni babi cyane. Ejo bundi namubeshye ko ntwite. Ati birabibyana niba amaraso. Ntiwumva? Ubuse nzaza mu Ruhengeri ryaje. Yewe nagira ngo ejo kwa kabiri uzafate bisi. Maze rero Mutabazi ngo ararya indimi. Urasubira mu Ruhengeri none cyangwa urarara tuzajyaneje? Oya. Ejo akazi mfite ni kenshi. Gusa bisi nigera ku maduka uzabazaho nkura kuri pariki. Nako ya uzasanga ndi ku maduka. Nta kibazo ejo nzaza. Sinzaba ryo mbeshya ngo ngende. Ntukagire impamvu kubuza kuza. Se none wabara umutwe utetse. Ewe harya ngo utaribwa ntamenya no kurinda. Oya nakunga ubwenge bubuze buragiye butashye. Wabuze gukeye kuri yuko uryarya none nakeka jye umugukijije. Reka nje gushaka taxi ntahe. Ejo uzabona ukuri mu maso. Ngaho wirirwe. Yewe urakoze cyane ngaho wirirwe. Wirirwe. Utinze kwira ngo buke nyaruke. Wiriwe nakuraho Maria. Karangwa rwose ikikugariye hano iki? Ko nta modoka ngira se n'ibirenge byanjye. Uzi ko Mutabazi yenda kunyica avuga ko hora hano? Yego. Cyane umuseribateri da. Ibibazo nk'ibyo ntibindeba. Guza ikinzanye burakizi. Ikihe se? Kuva ku cyumwe kugeza none. Ndabona baratera agati mu ryinyo kirengagiza ibyo ushinzwe. Gusa nubona ko inzara n'injya. Numwe Yohani umugabo wawe. Ndavuga umwe n'abafatanya ariko. Yabuze amafaranga bura n'igifungo. Ku buryo ndasibiye kumureba. Ngo mfunge cyangwa yame. Ubaza ngo aracita atakibinoda. Mutabazi nagusanga hamurarwana. Aha, Mutabazi mureke. Ajyagira ngambira saa 5. Uzizi nka saa moya. Wibuke ko nta mugabo uvugira mu kirere. Ariko Maria. Mike abyere wawe mbyaye. Rwose Karangwa mbabariye ukagenda. Ahubwo kira 500. Ya man. Yewe. Buryo bwo n'ubwo ibindi no kubeshya. Bita bugira mbanyabonye. Ariko wanzana akabyere di. Oya, Mutabazi atagusanga. Nyamase n'inyuma singende. Amereza kansanga. Urabudahungiye subwa mu kigunda. Ngaho fatwa umwe maze usohoke. Ariko kuyifatira. Aho bushatse amfata nk'amata y'ikimasa. Urungu ufatiye si rutoya. Cyakora cyo bamushyitse nziza hanze. Reka mbanze nyaruke mubwira ze mu nzu. Numvise wawe cyangwa se n'uwanjye. Nimuzanira bimenya nyirawe. Se niba kimufindara. Mutaba. Uyu mukobwa yitwa Koreta, akaba akora ku Gisenyi. Raho Mutaba. Raho Kore uwo nawe ni Mutabazi nyamusanzwe umunsi. Naho uriya ni Maria na Madamu wa Mutabazi. Raho Madamu. Ngaho. Iza kuzwe. Uyu nawe ubona ni Karangwa akaba doda inkweto. Ikindi kandi Karangwa n'ubwo bwinshi. Raho. Nimwicare. Mutaba. Nkomeze ijambo cyangwa se nkure kubanza. Nta kibazo mbona aho ngaho. Ngira ngo Mutabazi utwara imodoka neza. Ugiye kurikira uri bubyumve. Utwara imodoka neza si huti. Sino kugenda nk'umunyabirenge. Ni ukumenya urugero rwayo. Ibyo se ni ibiki? Uretse sekondo guye. Umuhanda ukamenya aho ugenda. Wanyura hagati ukagonga iziganiye ubuva. Wahakira uruhande ugahutaza abanyamagare n'abanyabirenge. Ndetse wakajya umutoka igata umuhanda. Wasaze cyangwa ukamanuka ikabira baye. Ibyo mvuga ndabizi. Bamwe ntibumva honja ariko bene ubwite barabyumva. Ubuzima nabwo ni nk'umuhanda. Hama gisida nyinshi. Umuntu agomba guhora kanuye amaso. Vani munyumve akagenda yigengeseye. Impanuka zimwe ziterwa n'amakosa yacu. Izinda kwa makosa y'abandi. Ibyo birasanzwe. Reka mbere kuri Mutabazi. Tukumutaba. Wa gatandatu waraye Kigali cyangwa ku Gisenyi. Sinumva impamvu mbajije ikibazo nk'icyo. Nanjye sinumva impamvu utenye ikibazo nk'icyo. Maria. Ubuze ko umugabo wawe ari ku Gisenyi. Agasiga beshe ko atari wagiye.
burya bwose niko mutaba ubwo iyo ubeshye uba unyuze mu muhanda nawe usore Mariya upfa iki n'akarangwa ku buryo washaka ko mufunga kandi uzi ko iwanyu basaba n'amazi urabona inzira unyuramo iyo ariyo umva ko ndimbwa da ngoze mutaba ukoreta ko ari umwari ukamubeshya ko muri fiancé ubagize impanuka wajya he nawe se we karangurangwa n'ubwo bwinshi harya sha ngwame yakire turwundi ntajya kuko koko ibi birarangira ndebe areba ikisi sha ndabona wigize nk'umutware reka n'ubundi ndiwe uretse hari ko amatwi yanjye yumva nabi hari byinshi urenze aho atari ngombwa si ngombwa kuvuga byinshi nta ngumba y'amatwi iraha ushaka ndabona nta kiyobe mu bibi wanjye turuka uruhande bivuge neza ubwo se ubupfura bwawe ko nabubonye wamusabye akarekeraho Mariya ugiye kuba nka cya kimuga gisekuru urujyo nako urujyo rusekuru undi umugabo wawe afite amakosa menshi ariko nawe nturi umwere nawe uri impyisi mu ruhu rw'intama sha nawe uri umuhanga mu kubara inkuru nabi ubwo wohereye uko bamakorosi vuga ibyo vuga numve harya ngo utemye itaturuka hasi jye nabanje amashami yacyo ngo watakitaza kugira ukigwira reka none ntugiteme rwose mutaba Mariana yaje waba afite umwana reka yo ni amakuru y'abantu hari umukobwa w'ubushyingirwa batavuze ko atwite reka Yohana akomeze twumve ibyo mvuze nibyo Karama uretse ko Mariana avuga ko yaje atwite wowe ukavuga ko yaje abyaye njye nkaba nzi ko yaje umwana acutse Mutabazi rero wa murongo yabyaye akora uko ashoboye guhisha umwana kugeza uyu muntu atakikubwiye bishoboka nanjye nabimenye uri ku Gisenyi bibwiwe na Mariana ku giti cye ntugire ngo n'undi wabimbwiye bishoboka uretse Karangwa ureba iyo nkuru nta wundi uyizi kuko Karangwa akeneye amafaranga akaza akayaka Mariana amukanyije kumena iryo banga naho kuwa gatandatu wigishize so yabasize umbwiye ngo nze kukuneka usigaye ndinze we bagiye kwiba ubwo namaze akanya mu rugo wawe Mariana yibutse ko nkora kuri parike ati rwose wangiriyemo Karangwa yampaye ngo kumbwira amakuru yose ko yakabaye numvise Karangwa ageze ku rugi nisha mu cyumba aho kanya ngo nze kumva ikimugenza iryo joro ryose kugeza umenye ibyo byose utahise ubimbwira umvada kugeza wamenye kubeshya Mariana cyangwa se ubeshya ko leta ntahise mbwira Mariana wavuze ko leta nsanga munsi nuko kwa mbere njya ku Gisenyi yemera kuzaza no kukureba none barakubonye niba kugaye simbizi niba kandi afite icyo avuga simuheje njye ndumva ameze nk'akazu yazi mfite ibyishimo n'umubabaro mwinshi ukuntu Mutabazi yampemukiye bingana n'ineza Yohana ngiriye mbese mbabaye nishimye cyakora nkurikije wa mugani ngo bumwe agatukisha bose nakwanga icyitwa umugabo cyose ariko kubera ibintu Yohana nkoreye nkaba nabona uburyo bwo kumushima bitumye na Mutabazi mugirira imbabazi akoze ndabuze ngasaba nawe ko yazigirira umugore wamubeshye nkuko Mariana atari bubure kubabarira Mutabazi nanjye ubu cyampagurukirega nta kindi nukunga imiryango nanjye mbabarire kuko nari ngusenyeye ntabishaka kureta ijambo avuze niryo nahoze mvuga ko ubuzima ari nk'umuhanda none buryo rwa hejuru yaguye ababuze ubwenge ameze nk'intama ikurikira indi mu ruzi Mutabazi wese kubireba wenda ko leta nyinda bashimye kandi icyo mbashimiye reka ntibabwire inshuti nziza uyimenya bwije uburwo rwanjye rwari ruhiye pe none ushubije imitima mu nda uvura n'uwa leta nari maze kwica ndetse kubeye neza ugiriye koreta ubu iyo muba nk'abazungu bumurongo yakaba wawe ariko uretse no mu Kinyarwanda ngo gasozi kamanutse nk'akazamuka indi iyo ni yindi mishinga tuzaba tugireba ubundi yego Mariana yakoze icyaha ariko nanjye sindi umwere namuhaye imbabazi nampe izindi uretse ko wari nge yabeshye nge naramubeshye mbeshya na koreta kugira ngo nemeze ko ntaryarya nifuzaga ko Mariana aza n'uwo mwana akaba wa kane mu tubyaye namugira nabi Imana ikazabireba Mutabazi rwose ndagushimye ahubwo niba kumpera amashyi nawe Karangwa urya amafaranga ndabona wowe usigaye ku ruhande nikewe ariko kubera ko ari nge wibye niyemeje kuguha imbabazi urakoze rwose reka nshake byiza guha Yohani kuko uretse ko hano ari udafite icyaha niwe utumye amahoro ahinda
koko buryo ugira umugira inama bagira imana ahasigaye tumwe twizihirwe. Ikinamico.